ndamutse nje nkubwiye ko ibyo bihumbi 100 ubishoye aka kanya wahita uba umukire, naba nkubeshye. Ariko nje kukubwira ngo ibyo bihumbi 100 aka kanya bishore, gake gake uzaba umukire, ntabwo naba nkubeshye. Hari abantu rero baza bakababwira ati wowe aya mafaranga rwose uyafite waba umukire, ati wowe ufite 200,000 bishoro urahita uba umukire. Barababeshya. Namwe murabizi ko ibihumbi 100 muri rusange ni bikeya pe, ni amafaranga makeya, ni amafaranga utahita ushaka ku kanya uhita wunguka, ariko gake gake bigenda biza. Ese nawe urayafite ukaba utazi business watangiza aka kanya, kandi bisi ukaba wicaye mu rugo ati nabuze akazi? Business ya mbere rero watangiza ibihumbi 100 byawe, ibihumbi 100 pana miliyoni 100, ibihumbi 100 byawe. Iya mbere ubona abantu benshi barayikora, ariko wasanga nawe scrollinga ku ma TikTok, ku ma Instagram ukabifeka. Business ya mbere rero niyo gucuruza online. Ati se online nacuruza iki? Kambabwire, murabizi ko hari amasoko ya makeya nk'i Kigali, ntabwo haba habuze isoko wajya kuranguriramo, cyane cyane ngo Kimisagara niho numvishe, ariko sindajya kwagurira, ariko ngo haba imyenda ya makeya, ibintu bya makeya. Igisenyi ho wenda ubu ntabwo twavuga ko bahafunze, sibyo? Ariko byibuze aho ngaho uzi ko biri wagenda ukarangurira. Si ngombwa ngo urangure ibaro yose cyangwa se ibintu byinshi. Rangura imyenda 5 myiza nawe iri karite. Buri mwenda ujye uwurengerezaho 2 y'inyungu. Upostinge kuri TikTok ubabwire ati uyu mwenda ndawufite. Ubipostinge 1, 2, 3. Ujye live, ukore live ubabwire ko ufite imyenda, kandi ntuzatangiye TikTok uvuga ngo ufite imyenda 5, ufite imyenda mu ngurire. Iyo ufite ariyo ubereka, ntabwo azabura umuntu ukunda umwenda wawe, ubundi ukarenzaho bya 2 by'inyungu, ubundi ukagenda uzigama. Sinzi niba ubyumvishe, ariko iyo ni business ya mbere. Nawe uyitekerezeho 2 uzambwira. Cyangwa ushobora kujya kugura n'imyenda, inkweto za makeya, cyangwa se zira nkweto, hari inkweto nyine bacuruza online ugasanga yenda bazicuruza 5 ziriya za Masaye. Ariko nyine social media hari abantu baza rwose akavuga ati dukweto ni twiza nadukunze, ntirwa ajya mu isoko agahita tugurira aho ngaho, niyo warenzeho 500, sibyo? Ibihumbi 100 wagura imiguru ingahe? Ugiye ugura umuguru kuri 5. Imyenda se byibuze ugiye ugura wenda agapira ka 5, 3 cyangwa 2, warangura imyenda ingahe? Iyo ni business ya mbere. Business ya kabiri rero, ndabizi ko abantu benshi hano ho ntabwo tubyumvikana, kuko hari abantu bafata akazi nkaho ari akazi gaciriritse. Iwanyu mufite ameza, ndakeka amafamiye menshi aba afite ameza. Bwira iwanyu ubabwire ati mumbabare mwe muntije ameza, mujye muyantiza byibuze nzajya nyacyura nimugoroba. Ufata ameza yawe ujye kurangura imboga, urangura intoryi, urangura inyanya, urangura amakara. Ibihumbi 100 byavamo ibintu byinshi, byavamo ameza manini, byavamo izo mboga nyinshi. Ubundi ugende utereka ahantu. Cyambere location niyo ya mbere, tereka ahantu ubona nyine hanyura abantu benshi bakugurira. Bitangira gake gake baguca intege, nta mukiriya ubona ku munsi, ariko gake gake bizagenda biza. Ikibi utazajya ngo narakubeshye, ya nyungu wungutse ntuzayiryemo, ujye uyishyira ku ruhande. Nibwo uzambwira ko nikora ibyo nakubwiye bizunguka. Ndakeka ko icyo kintu nacyo ucyumvishe. Indi business rero, kwiga gusuka inzara. Hari ahantu usanga bigishiriza makeya, ntabwo ari hose bigishiriza 500, hari hose bigishiriza 1,000,000. Hari aho ushobora kugenda ukigishirizwa ibihumbi 100 cyangwa se munsi y'ibihumbi 100, ukiga gusuka. Niyo wakwiga gusuka udututa n'uturyamye n'amarasta wenda, ku buryo umuntu uzajya upostinga ugafata wenda ifoto isanzwe abantu basutse, uvuga ati umuntu ushaka gusuka ibi bintu nditayari rwose nagusuka. Gusuka ni ibintu bibamo amafaranga. Abagore akenshi ni ibintu dukunda, gusuka inzara, makeup. Hari ahantu wakwigira ku buntu, navuga ngo ku buntu kubera ko yaba ari makeya. Ubundi wazamara kwiga ukaza ugatangira ugashaka abakiriya. Iyo business ndakeka nayo ntabwo wari uyizi.
indi business rero gukora YouTube nk'iyo ndi gukora ubu, ati njye ntabwo nkunda kuvuga, sinkunda kamera. Ibyo byose rero YouTube yarabikemuye. Ushobora gukora video uvuga utagaragara. YouTube yo ni ibintu bitandukanye ushobora gukora bitewe n'ikintu wowe ushaka, ariko YouTube bisaba ubushake, bisaba kwiyumvamo, ntabwo ari ikintu bavuga ngo ndagushishikariza 100%. Ariko uri umuntu udacika intege, uri umuntu wumva ibintu byose wabikora, YouTube nayo ni nziza. Ugatangira kuri content runaka, ubundi ukajya ukora gake gake. Iyo ugize amasaha ukayuzuza ukagira subscribe urahembwa, kandi utangira guhembwa noneho nta kintu washoye. Icyo ushora ni umunwa, ni ugushaka idea ugomba gushyira kuri YouTube, igihe cyazagera ugahembwa. Aho noneho nta nubwo ushora kuko ufite smartphone. Iyo nayo ni indi business. So ikindi rero ari nacyo cya nyuma ku bijyanye na biriya nababwiraga by'imboga n'ibiki, ushaka gukora ikindi kintu udakoze imboga. Hari abantu baba bakunda gukora amasambusa, amandazi, ari abantu nyine bakunda kuderivaringa. Nawe wabamo ukajya kakameza kawe ugashyiraho amasambusa, ugashyiraho amandazi, sibyo, n'ibiraha. Ndabizi ko ibiraha abantu benshi barabikunda, sibyo. Mu gihe wumva imboga utazicuruza, ariko si bo wakwanga gucuruza imboga akajya gucuruza sambusa, amandazi mu ndobo, biragoye. Ariko niba ibyo byose nyine wumva utabishobora kuba wacuruza izo mboga cyangwa se ayo mandazi, byibuze jya online pe, ntabwo igoye. Ni ukujya kurangura, ni ukwirirwa uvuga ati uyu mwenda uwushimye agure, uwushimye agure, nta bindi bigoye pe, sibyo. Ariko ibyiza ngewe mba mbona nko muri karitsiye, ufashe muri karitsiye ugafata ibintu by'imboga, amasarisa, mbese inyanya, ibintu nyine abantu benshi bakunda gukenera cyane, ugafata wenda n'ibiro 30 by'ibirayi, ibiro 20 by'amakara. Kuko hari abantu baza kugura kuri details, twese tuza ngo tugure umufuka wose. Hari abaza kugura uduconsho, niko nkeka, sibyo. Ibintu byose rero ugasanga ubishize hariya muri karitsiye. Ndabizi ko utabura umuntu ukugurira, ariko ikibazo kimwe ibyo kuba ati ngiye batambona, sinjye najya gucuruza ibi ngibi. Rero kankubwire, niba uri umukobwa ukaba utegereje ko umusore ukeneye azaza nta kintu ugezeho, nta kintu uriho, nta kintu wigejejeho, uribeshya cyane. Abasore b'iki gihe ko nabo bamenye imibare, ntabwo bakeneye umukobwa udakora, ntabwo bakeneye umukobwa utagaragaza ko ashoboye. Icyo nicyo kintu rero nababwira. Nagiye mbabwira ibintu bitandukanye, byibuze rebamo kamwe ku 100 byawe ufite ako kanya mu mufuka, ureba akantu wagerageza ugakora, sibyo. 100 si bikeya sheri, si bikeya. Abantu benshi reba nk'uriya mukobwa wamamaje undi kuri TikTok avuga ngo amakaroni n'ibiki ngo delivery, sibyo. Abantu benshi baramusetse. Ashobora kuba wenda yagurisha amakaroni akarenzaho wenda 200, 300, sibyo. Akajya ntihagire n'inyungu akore yunguka, ariko kubera ko wenda bamaze kumumenya akajya bamubwira ati kira tipu kuko waduhaye ibintu neza. Akaba ari nk'ibintu avana no muri botike ye. Ushobora kuba anafite na botike, atari ukuvuga ngo turiya tuntu tw'uduconco gusa, kandi na turiya duconco dufite nabyo nta kibazo. Uriya yagaragaje ko ashaka gukora, yagaragaje ko akunda umurimo. None wowe wicaye mu rugo, ndarya ibiryo by'ababyeyi ubundi niturize. Umukobwa mwiza ni ukora, umukobwa mwiza ni ugaragara ko ibintu byose abishoboye, sibyo. Kwanga akazi byo ni bibi. Uko wava mu rugo ukajya gukora ikiyede ngo nangahe 4,000, ngabaze 4,000 ukoze ikiyede iminsi 5, weekend ukaruhuka, waba ukoreye angahe? So mugira ngo nikore ntacyo ntababwiye. 100 byawe ntabwo ari igihuha, izi ni business wakora kandi zikakubyarira inyungu. So murakoze cyane rero, nk'ibisanzwe ni ukuri nakagaruka. Comment yawe irakenewe, icyo wifuza kirakenewe. Ku muntu mushyashya hano hawe ikaze, subscribe niyo ya mbere kugira ngo udacikwa n'ibindi biganiro. So nakagaruka rero nk'ibisanzwe,